uko wabanye n'abana bawe ababi nabeza ntubajugunye, ninako n'Imana ibana n'abana bayo. Niyo mpamvu umuntu yiba cyane ariko Imana ikamukingira ikibaba ntibamufate ngo bamurase. Ko abantu bazi kurasa, Imana yohereje abakomando bitwa ibibugu, ikohereza ibikeri. Mbwira ninde wakohereza se igifaru cyo kurasinda? Vuga ngo Imana. Uwiteka aramubwira ngo ufite iki Mose we? Ndashaka kubwira abantu bakeneye gutabarwa n'Imana ngo niziza kubaza icyo ufite. Arangije aravuga ngo ni inkoni yonyine. Ibaze disi umuntu ufite inkoni. Afite inkoni abandi bafite ibifaru. Afite inkoni abandi bari kuzana za burende. Afite inkoni abandi bafite imbunda zikomeye. Afite inkoni arayijyana se ku bantu b'abakomando bazi by'igisirikare, ingabo zikomeye zo kwa Farawo. Nawe ngo afite inkoni. Reka nkubwire intwaro zacu z'Imana yacu ni intwara bera barwanisha, zirakomera kandi zigakomera mu maso y'Imana. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Mwebwe mwese abakurikiranye Mama Sharirene official, turabashuhuje, turabakunda kandi turabashimira ko mukomeje kunyurwa ndetse no kunogerwa na gahunda zose zo kuri Mama Sharirene official. Ndabizi neza ko mugenda munyandikira mukagenda munampamagara abantu ba hafi ndetse na kure, munyereka inyungu n'umusaruro bigenda biva mu biganiro mugenda mukurikirana kuri Mama Sharirene official. Nanjye rero bintera courage yo kongera kugaruka kuko mbona ntari kuhingira ubusa, kandi njya nezerwa no kugira ngo mubuhoke mukire, mumenye kubaho mu buzima busanzwe ndetse mumenye nuko mukwiye kujya mu ijuru, binezeza umutima wanjye. Hanyuma rero nizere ko muguwe neza, kandi n'abafite ikibazo bizakemuka, n'abatameze neza muhumure muzamera neza kuko Imana iriho ku bwanyu kandi ifite imigambi myiza. Uyu munsi ndifuza kubaganirira ku kibazo mukunda kwibaza muri benshi. Mukunda kukibaza muri benshi mukibaza ngo impamvu kuki Imana yemera ko bitugeraho. Kuki Imana yemera ko bitugeraho, kuki Imana yemeye, kuki Imana yemeye, kuki Imana yemera. Ibyo bintu ndashaka rero tuganire nkubwira impamvu Imana yabyemeye. Ubwo rero nizere ko mukomeye abari mu Rwanda, abo mu bihugu by'abaturanyi, abari muri Afrika, abari muri Amerika ya ruguru n'epfo, abari muri Europe, muri Australia no muri Asia. Mwese abadukurikirana ndasuhuza abayisilamu, ndabizi ko mudukurikirana mujya mumpamagara assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hanyuma nkasuhuza n'abagatolika, Yezu akuzwe, Yezu nashimwe, n'abandi mwese mu matorero aho musengera hatandukanye. Namenye neza ko rero buri torero ryose rifite umugeni, narabisobanukiwe. Hari igihe tutajya tubisobanukirwa tukibwira ngo abasengera hariya ntibarakizwa, ariko iyi Imana yacu yangize umuntu ufite yampaye ubwenge Imana kugenda mpishurirwa, sanga ibyo twibwira ntago ari byo yibwira Imana. Hari ikintu gikomeye Imana yigeze inyigisha, nanjye nicara ndagitekerezaho. Ubundi ku isi abeza n'ababi twese turi abana b'Imana, kuko uburyo abantu baje ku isi nta mugore n'umugabo wabigizemo uruhare, kuko Imana niyo ifata amazi ikayaremeramo umuntu mu nda, akazana akaba umuntu akavuka. Muri make kurema n'ubushobozi bufitwe n'Imana yonyine niyo ibasha kurema. Abantu Imana yazanye mu isi, yaba abo yazanye bakaba beza n'ababaye babi, bose bafite icyo bavuze ku Mana. Burya barebare n'abagufi, inzobe n'ibikara, byose ni modeli z'abantu Imana yishyiriye ku isi, buri wese muhisura ye ariko birayinezeza. Hanyuma nimba abo bantu ari abana b'Imana, hakabamo abajura n'abasambanyi n'abarozi n'abicanyi n'abagome n'abagambanyi, muzi ngo Imana yafata abo bagome n'abo bagambanyi kabica ikabajugunya? Nahise nibaza ngo twebwe ko tubyara abana, hari ababyeyi babyaye abana ubwabo bakajya babikubitira, bahaza urumogi cyangwa akakuzengereza ari umwana wabyaye. Noneho naribajije ngo mbese abana bacu iyo batunaniye turabajugunya? Kiba ari ikibandi ariko kikaba ikibandi cyawe. Umwohereza ku ishuri ukamuha minerivare akayarya akayasangira n'inkumi, ejo ugatanga ndi. Kuki se utamufatira umwanzuro ntikizangarukire mu rugo?
urakigaburira umujinya ukakwica ukarakara ukanagituka ugasara ugahamagara polisi ngo mukinjyanire iwawe cyajye wawe ukagisura yo ugakanura amazi ati mukimfungire bagifunga n'ubundi ukajya kugisura ukakigemurira byose ni hahandi. Reka rero mbabwire uko wabanye n'abana bawe ababi nabeza ntubajugunye ninako n'Imana ibana n'abana bayo. Niyo mpamvu umuntu yiba cyane ariko Imana ikamukingira ikibaba ntibamufate ngo bamurase, kavuga iti n'uyu ni umwana wanjye direka mbe muretse. Imana rero ifite ukuntu idufata abeza n'ababi. Ntuzongere gucira abantu urubanza ngo ni abapagani, ntuzacira abantu urubanza kubera idini basengeramo, kuko naritegereje nsanga imodoka ziri muri kaburimbo ntaza barokore zirimo bonyine, harimo n'abamanyura amazi. Naritegereje nsanga irimbi rya Rusororo harimo abanyamwuka n'abanyamubiri, harimo abakijijwe n'abadakijijwe. Reka nkubwire ikindi, muri ministeri zikomeye habamo abakirisitu n'abapagani. Mu bantu bari kwa muganga harimo abanyamwuka n'abanyamubiri, harimo abapagani n'abakirisitu. Ibyago tubisangira twese, n'ibyiza tubisangira twese. Sinzi rero ikintu dupfa mwamfuramwe. Iyo abantu mwirirwa mwarakanuye amajisho, abantu ntibakijijwe neza, nimba badakijijwe neza birakureba. Abantu bica umurimo w'Imana ugasanga abantu barakanuye. None se ko ari iyo bahingira, nimba bayihingira bakayisibira, ni mu kwawe bahinze. Ariko abakozi b'Imana erega tukabivuga ugasanga abantu bakwedutse ubwonko, wagira ngo babusutsemo igikoma, basaze, byabahangayikishije. Nimba abantu bari gukorera Imana nabi, ni butike yawe bari gucuruza ngo baraguhombya. Twagiye twiha amahoro, udafite arya nk'umurwayi. Cunga izamu ryawe nanjye ncunga iryanjye, twige kubaho twenyine ndetse no kubana n'abandi, ubundi by'Imana n'abantu bayo wamenya ari ibiki. Nagiye nkunda gutanga urugero ku mugore witwa Hagayi n'umugore wa Aburahamu Sara. Bari abantu baranyemeje. Nukuri yo nababajwe n'abantu mitangarukira nkavuga ngo sindi Imana yababumbye. Nimba ari umutima mwiza dufite tujye tubasengera ubundi dutuze, kuko Imana igiye guhana wasanga ahera kuri nge, kuko buri wese afite ikintu yakorera Imana ikamurimbura, kandi ngo n'intungane ibwira icumuye karindwi. Hagayi rero murabizi yuko iyasambanye na Aburahamu, ariko abitewe na Sara. Hanyuma amaze gutwita mu kirori cyo kwishima nyine, ishyari ryica Sara. Agenda kubwira Aburahamu ati ngwino hano mu gikari nkubwire sheri. Aburahamu araza ati ndavuze ngo inzana n'ingore senda umwana na nyina. Irukana uyu mugore, simushaka hano, kandi ari we wamuteye gusambana. Simushaka we na kira kinyendaro cye, simushaka na nuriya mwana, irukana. Aburahamu ati niko si we wambwiye ngo nituryamane? Si we wambwiye ngo turyamane? Hakurikiyeho iki? Imana yahise igenderera umugabo, iramubwira ngo kora ibyo Sara akubwiye. Si ibintu wamenya ari ibiki. Erega arangije nyine aramwirukana, muhango amazi, amuha impamba y'amazi. Hanyuma ngo aragenda Hagayi yicaye ngo amaze kubona ko amazi y'impamba bamuhaye ashize, ajugunya umwana w'ahantu hirengeye. Arangije ngo nawe ajya kwigunga ngo kugira ngo umwana atamugwa mu maso. Ariko Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana ngo igenderera nde? Igenderera Aburahamu, nani igenderera Hagayi. Iramubwira ati ko mbona wihebye ukaba wajugunya umwana we ngo agiye gupfa, ninde wakubwiye kuri mwana ari bupfe? Kandi nge nzamugira umurashi, kandi yabaye umurashi n'abamukomokaho, witonde n'ababingwa mu kurasa. Imana iramubwira ngo dore iriba, genda unywe. None se hagati ya Hagayi na Sara nindi Imana yemera? Ko Imana izi ubwenge ko yirukanye Hagayi, Sara akagira ngo Imana iri mu ruhande rwe wenyine, tubyihorera ibyo. Ariko Imana ikurikirana mu butayu Hagayi, imuha y'amazi. Turiga nuko tudafata, ariko tujye twigishwa n'ibyo twumva ndetse n'ibyo tureba. Turebe mu Kuva umenye impamvu y'ibyakubayeho, ntuzongere kuvuga ngo byaziye iki. Kuva 14 umurongo aho wa 4. Kuva 14 umurongo wa 4. Nanjye ndanangira umutima wa Farawo
abakurikire, nziheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose, abanyegiputa bamenye yuko ndi Uwiteka. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Dusubiremo. Nanjye ndanangira umutima wa Farawo, abakurikire, nziheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose, abanyegiputa bamenye yuko ndi Uwiteka. Imana nihabwe icyubahiro. Aya ni amagambo Uwiteka yari ari kuvugana na Mose. Ndashimira Uwiteka. Mureke mbabwire, iyo Satani ateguye igikorwa, Imana ikabona ko izakibyazamo umusaruro ikagikuramo inyungu, abitegurira hatazwi, akabikorana n'abantu Satani, agupangira ibintu aho utareba, akabikorera aho utabona, akabyuzuza ati yaguhejeje, ariko akabikora ijisho ry'Imana isumba byose ririmo kumureba. Hanyuma kuko Imana nayo yabibonyemo inyungu, yarangiza ikavuga iti reka mbyemere. Icyo nzi nuko nshaka gutandukanya abasenga n'abadasenga, bakamenya ko ndi Imana ikorera ndetse ikorana n'abantu banjye. Mureke mbabwire, urugendo rw'Abisiraheli n'ubuzima babayemo mu Egiputa twagiye tubivugaho cyane, ariko Imana yari yaramaze kubona ko aho Abisiraheli bagiye mu Egiputa bazakoreshwa uburetwa, ariko Uwiteka hasiga ikintu bita ikosora. Imana niyubahwe. Mureke mbabwire, Imana ituma Mose mu Egiputa, Mose yagiye atitira aravuga ati umuntu ureshya nanjye ungana nanjye ndagenda mpagarara imbere ya Farawo mvuge ko ndi muntu ki. Imana iramubwira iti ariko ko icyo ufite gikomeye ko nkuri inyuma. Ni Imana ikorera mu bwenge bw'abanyabwenge, igakorera mu buhanga bw'abahanga, kuko ni Imana y'igitinyiro n'icyubahiro. Hanyuma Imana iramubwira ngo wowe nuhumure, wowe uzamubwira ko ari ndiho. Amina. Ndiho yakuntumyeho, ndiho nabayeho kandi nzahoraho iteka ryose. Nta muntu ushobora kwitwa iryo zina. Ubu se naryitwa kandi ejo nahura na kwasiteri ngapfa? Wese waryitwa kandi kanseri ikugubangura mu minota mike. Wabyitwa gute se? Kandi moto igukandagira ugahita uhera umwuka. Haravuga ngo ugende uvuge ngo ndiho yakuntumyeho. Ndiho ni izina ry'icyubahiro. Ndiho, nduwo ndiwe. Imana ishimwe. Aya ni amagambo sinshaka kwinjira cyane, ni amagambo Imana yari iri kuvugana na Mose. Iramubwira iti Mose, wowe ntugire ikibazo, njye ndashaka kuziheshereza icyubahiro mu Egiputa ndetse no kuri mwebwe, ku buryo bizaba inkuru kubariho no kubazaza. Nibamenye ibyo nakoze mu Egiputa, bakamenya ibyo nakoze mbambutsa, bazarushaho kuntinya kandi bavuge yuko ndiho, nduwo ndiwe. Imana ishimwe. Ni nayo mpamvu Imana yohereje icyago cya mbere ikanangira umutima wa Farawo ntabarekure, kugira ngo abanyegiputa isige babitsemo ko hari Imana iteye ubwoba, kandi ko hari Imana iri hejuru y'umwami Farawo. Abana b'imfura barapfa, umutima wa Farawo uranangira. Ibikeri birabatera, umutima wa Farawo uranangira. Farawo aragenda arwara inda ziza mu ipantaro no mu mashuka. Farawo aragenda, umutima we uranangira. Amazi yo mu Egiputa ahinduka amaraso, umutima wa Farawo ugira gute? Uranangira. Bakubita umukungu guhinduka imbaragasa, imbaragasa ziragenda zirabatera ahantu hose, umutima wa Farawo uranangira. Biriya byose ni Imana yawunangiraga kugira ngo abantu bo mu Egiputa barushaho gutinya Imana. Mureke mbabwire, nta na rimwe Imana izaguha imodoka yo kwiyemera ku bantu, izaguha imodoka yo kwiheshereza icyubahiro kuri wowe. Ntabwo Imana izaguha umugabo wo kubemeza, nta nubwo izagukorera ubukwe bwo kubemeza, ariko ibyo mwaba ariko undi abantu wabemeza. Icyo ukora muzi kwemeza abantu. Uramutse rero uvuze ngo abantu ndabemeza kuko naguze imodoka, ejo bundi igahura n'igikamyo kikayica hejuru, ubwo wabubemeje? Ubwo se wibwiye ngo urabemeje kuko yaguhaye umugabo ikagukorera ubukwe, ejo bundi agahita guca inyuma ngo mwagiye muri divorce, wabubahamije ma? Ubwo se ubemeje noneho ikaguha umwana umaze imyaka 30,
yarangiza akaguhindukira ikirara, waba ubemeje? Nimba nta makuru mufite, icyitwa umwana w'umuntu ntago wamwemeza. Mureke mbabwire, ngewe narananutse bavuga ko ari umushiha ngira. Umugabo wanjye yarabyibushye. Uriya mugore agira umushiha niwe utabyibuha, ariko sha ntabwo nukuri singira umushiha pe. Aho maze kubyibuhira rero, ibyo bavuga byo bizwi n'Imana. Nahagararaga ndi kwigisha ngo managiye kurata amabuno. Ubwo so abantu wabemeza gute? Urasonza ngo ntikazi gukora, kiruka akajya gavuga ngo sinzi gukora, ngo nirirwa nirukanka kandi ndi umutayeri. Aho Imana imariye kumpa umufungo rero batangira kuvuga ngo nabagabo bayabo. Ubwo si wemeza umuntu. Sawa, narababwiye ngo mu bintu Imana yaremye ku isi ikicuza ni umuntu. Yaremye inuma ziraguruka iraseka, irema inyoni, irema amafi ajya mu nyanja irishima, yohereza ibisimba mu ishyamba iraseka, ibiguruka ibishimisha Imana, ibiba mu myobo birayinezeza. Ariko ngo igeze ku cyitwa ikiremwa muntu kandi aricyo yaremye yitonde, iravuga ngo nicujije cyatumye ndema umuntu. Umuntu Imana yaremye ikicuza, wowe wamuweza se? Ntago wamushobora. Meke mbabwire, Imana iravuga ngo ndashaka kwihesha icyubahiro kwa Farawo. Imana ikora imirimo n'ibitangaza, bigeze aho Imana idohora umutima wa Farawo kidogo gato cyane. Hanyuma ngo noneho aravuga ati ngaho noneho nimugire gute, nimubareke bagende. Ngo maze baragenda, ariko Farawo avuga ijambo rikomeye ngo ariko ntimwemere ko bagera kure. Rata ndifuza yuko mu bintu byose nugenda uzagere kure, ujye ugenda ariko ugere kure. Imana ihabwe icyubahiro. Mureke mbabwire, yarabaretse baragenda. Hari ibintu bari babonye mu Egiputa, ariko Imana ishaka gukora ikintu bita finali ku nyanja. Ngo bageze ku nyanja, ndavuga Abisiraheli, burya ku nyanja byarashobokaga ko Imana yari kuvuga rimwe Farawo akabarekura. Ariko Imana iravuga ngo ndashaka gukora udutendo ku buryo izina ryanjye rizamamara mu bihugu byose bituranye na hehe, bituranye no mu Egiputa. Ahantu hose izi nkuru zizagera bazamenye ko hari Imana iba mu ijuru, hanyuma bareke gusenga ibigirwamana. Ibintu byose Imana idukorera ni ukugira ngo yiheshe icyubahiro. Niguha imyenda utarambaraga, ibiri kwihesha icyubahiro kugira ngo abantu bamenye ko Imana yambika. Nihesha icyubahiro ikaguha umwana utarabyaraga, ibigira ngo yiheshe icyubahiro. Nikora ibintu kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro ukabinyuza mu yindi nzira ugasashaka kubibamo mu nyungu zawe, izabitwara. Niguha butike ikaguha iduka ikaguha iki kugira ngo yiheshe icyubahiro, hanyuma icyubahiro cy'Imana ntikigaragare, ni ukuri kose izabitwara usubire ku isuka. Nimba uzi ubwenge, nubona ikuvunguriye ku cyubahiro, nimba Imana yaravuze ngo mama Sharirene niyamamare, ubikosa ntakora niryo kugira ngo namamare koko, ahubwo ni ukugira ngo nkomeze nyamamaze. Mureke mbabwire, ninkomeza kwamamaza Imana nkavuga ngo emerita ntakagaragare, hagaragara Imana iri muri we, izina ry'Uwiteka ryamamare kuri mama Sharirene official, abantu bamenye iby'ubwami, nzahinduka icyamamare. Ngere reka nkubwire, ndinde ngera mwumva yanjye ndi icyamamare, nzaba icyamamare cy'umukecuru mbi icyamamare. Urumva, ndi n'umukecuru mbi icyamamare, barinde banyinjiza mu mva yanjye ndi icyamamare, bamperekeze nk'icyamamare. Ariko nimpamagara kuri kamera mama Sharirene mama Sharirene, nzarangira ndangire n'izina ryitwa mama Sharirene, ntirizongere kumenyekana ukundi. Nimba uzi ubwenge, Imana ikintu ikoze kuri wowe ujye umenya ko ari ukugira ngo yiheshe icyubahiro. Hanyuma ngo bageze mu Egiputa nani ku nyanja, ngubwo Abisiraheli bari bageze ku nyanja, Mose ngo abona inyanja kandi nta n'ubwato bwari burimo, nta n'indege Uwiteka yohereje ngo izibambutse. Ni ukuri kose nta n'ingabo zo kubarwanirira bari bafite, kandi Farawo wari ubakurikiye yari afite amagare y'intambara, afite n'abasore yigishije iby'urugamba bazi kumanukira mu mutaka, bazi kurwanira mu ndake, bazi kurwanira ku butaka, bazi kurwanira mu mazi. Yari afite ingabo ndetse n'ibikoresho. Umva ayo maboko yari abari inyuma. Ariko turashimira Imana itarwanisha ibikoresho nk'iby'abana b'abantu. Inda ku Mana zirahagije, ibibugu birahagije. Ko abantu bazi kurasa, Imana yohereje abakomando bitwa ibibugu, ikohereza ibikeri. Mbwira, ninde wakohereza se igifaru cyo kurasa inda? Vuga ngo Imana.
ngo barebye imbere babona inyanja, ngo barebye mu mpande ngo barebe ahantu birukira. Ariko shaka kuba umuyobozi, reka mbabwire, abantu benshi mubyiganira ubuyobozi ariko nta makuru mufite ku buyobozi. Mureke mbabwire, kuba umuyobozi ni byiza, ariko kuyobora abantu shaho, abajyama, ababingwa, abatipe, abakoboyi, abaniga, abagikuzimu n'abajya mu ijuru, kuyobora abantu ni ibintu bikomeye. Ababyiganira ubuyobozi muzajya mubanza mumenye ibyo mugiye gukora ibyo ari byo. Mose arebye imbere ngo arebe ahantu yabanyuza, abona hari inyanja. Umuyobozi ko umuyobozi ni hatari. Ngo arebye no ku ruhande ngo arebe ahantu yabakatisha, ngo naho abona hari imisozi. Ngo yarebye no ku rundi ruhande abona imisozi ni hatari. Harangije ngo arebye n'inyuma ngo abona ngo ingabo za Farawo n'abasirikare bakomeye n'ibikoresho bye ngo byabegereye. Ngo arangije ngo arataka, Imana ihabwe icyubahiro. Atatse ngo Uwiteka aramwumva. Naho Imana itahita gutumaho intumwa, naho itatuma abahanuzi, ikintu ugomba kumenya nuko Imana iba yakumvise. Maze ngo Uwiteka, Imana yacu ntabwo bigira disi, irangije ngo ibwira Mose ngo niki kiguteye gutaka. Uzi impamvu si Imana ibivuga ngo niki kiguteye gutaka? Nuko bibona nta kintu waba. Mperutse kunyura mu rugamba rw'abarozi, nkajya mvuga nti nkahita mbona ukuntu bazatwicira rimwe nge n'abana banjye, hanyuma twese tukagenda dupfa urusorongo. Ariko Imana disi kazi kandeba ngo ariko nk'ubu bwo bufite ntubwiki. Uzi impamvu se? Ari abarozi bandogaga, ari abapfumu bajyaga kunshikishaho, ari imiti bazanaga, byose byaremwe n'Imana. Yari bifite gutya, nta na kimwe cyari kungiraho ububasha nge n'abana banjye ngo kinshobore. Ariko ngewe nkagira ubwoba, nkareba ukuntu umwe bazamushyingura ejo n'undi bazamushyingura ejo bundi, ariko ngahumurizwa n'imbaraga zikomeye kandi koko turi bazima. Uwiteka aramubwira ngo ufite iki Mose we? Ndashaka kubwira abantu bakeneye gutabarwa n'Imana ngo nizi zakubaza icyo ufite. Arangije aravuga ngo ni inkoni yonyine. Ibaze disi umuntu ufite inkoni. Afite inkoni, abandi bafite ibifaru. Afite inkoni, abandi bari kuzana za burende. Afite inkoni, abandi bafite imbunda zikomeye. Afite inkoni, arayijyana se ku bantu b'abakomando bazi by'igisirikare, ingabo zikomeye zo kwa Farawo. Nawe ngo afite inkoni. Reka nkubwire, intwaro zacu z'Imana yacu ni intwara bera barwanisha, zirakomera kandi zigakomera mu maso y'Imana. Ngo Uwiteka aramubwira ngo narambura inkoni ku mazi. Muri make y'amazi arigabanya, Abisiraheli barambuka, Abanyegiputa barapfa barashira. Imana yiheshereza icyubahiro ku Bisiraheli. Hanyuma ndashaka kwinjira mu cyiciro kinyinjiza mu gusoza. Ndashaka kubwira abantu bavuga ngo kuki Imana yemera ko biza. Meke mbabwire, umwana wanjye Asara wa kabiri, uwa mbere bwo narabimenyereye. Asara wa kabiri nahindutse iciro ry'imigani. Nahindutse iciro ry'imigani aho ntuye, kuko yirukaga mu muhanda kandi abantu barabimenyaga ko ari umwana wanjye. Akagenda n'amaguru, ari umusazi nyine. Akagenda, hari igihe yigeze agenda arara mu gasozi. Nyine abantu n'abana beza. Iyo turi kuri kamera ukavuga ngo ndashimira Imana ko yandindiye abana kuba mayibobo. Hanyuma umuntu akavuga ati kumbe uburyo abana be babaye mayibobo, buriya mugore yasarasha, reka nze tubajyane ikuzimu. Barabikoze nyine kugira ngo mbabare, ariko basanga hari Imana iturebera. Hanyuma asaze akajya ahagarara hejuru y'inzu. Inzu mbamo ni inzu ya kadastere nyine ifite kumwe ziba zubatse z'igisenge kimeze ukuntu. Agahagarara mu bushorishori bwayo, agatukana ibitutsi. Mwabuki bw'abanyoko mwe, mwabuntuza mwe bw'ubuntuza. Ni amagambo ntashobora kuvuga kuri kamera y'abadayimoni n'abanyakuzimu. Abantu bose bagashika bakaza kureba kwa mama Sharirene. Yo niko ari wa mama w'umusitare disi. Ukumva bamwe ngato ngo abarokore, ngo buriya shaho iyo ataza kuba umurokore nari kumurangira ahantu akajya nawe kwemeza ziriya mbwa zamusarije umwana. Ngo ibirokore se ko ari ibigoryi. Umwana kantuka wagakiwe, wagakikanyokowe, abadayimoni bakamuvugiramo, maze ubundi bakandeba gutya abadayimoni ngumva ngo wowe turashaka ko uzasara ukimanika mu mugozi. Bavuga iryo nkumva barakabije, babwiye numva barabashutse.
njye ntago nzasara murumva ntago nzasara kandi impamvu navugaga nti barakubeshye nuko wabikoraga yazaga muri iyo myuka nabaga muzi nanjye namusubigazaga numva ari we ndi kubwira ntago nzasara sha nta nubwo nziyahura nkabimubwira hari n'igihe nabimubwiraga gutya nkahita muhamagara nkambwira ni baragushutse barakubeshye wowe nta kintu uzankoraho urumva kuko twabaga tubiziranyeho njye nawe tuba tubiziranyeho yego hanyuma ngeze aho mbona bikabije uza hano nageze numva bikabije nuko yankubise yarankubise nkurura inkoni data yankubise nkurura inkoni umugabo yankubise noneho ngiye gukubitwa n'abana n'ubuhamya ndi gutanga nari nkirutse inkoni za sharirene sharirene nkubita yankubitaga kuko adafite ikibazo yari arwaye erega ntago tuzabiceceka ntago nabiceceka tuzakora n'igitabo tubibabwire neza kuko sharirene niwe bahereyeho baroga hari igihe rero yigeze nkubita urushyi nawe yankubise nka kangahe ankubita kubera izo mbaraga bohereje babarozi noneho iza sharirene nzikirutse nkubitwa n'umwana wanjye w'imyaka 12 yarankubitaga iyo yashyikiraga akankubita umugeri cyangwa yashyikira akankubita ikintu nk'aha ngaha mu bitugu igeza nkubita ikintu mu bitugu hanyuma ntangira kujya ntonekara mu gatuza ibyo byakozwe n'abarozi baba mu rusengero mama sharirene twamugize gutya ngo ave kuri kamera akomeje kubwiriza abantu bakomeje kumwemera ngewe reka nkubwire muzanyemera mubishaka munyemere mutabishaka muzankurikirana mubyemera mutanabye nitegeko none se nkubeshye erega nabaza kuntuka babandebye ngewe ngenda hagati kateretswe n'Imana katagira ikigahungabanya nta makuru mufite naho ibyo gushaka kunyica n'abantu bafite ayo makuru yo kunyica nimbuza ubwenge uzarambike intwaro hasi yo kunyica aho kugira ngo mama sharirene apfe wapfa bakaguhamba bakagushyingura urabona umuntu nkanjye Imana yana mu biganza by'inkozi z'ibibi ngo mpfe mama sharirene yapfuye ntabwo igihe cyo gupfa cyanjye kiragera hari akazi ndindiriye wikirirwa uti igihe cyawe maze rero ndeba inkoni nakubiswe na data ndeba izo nakubiswe n'umugabo ndeba nizo ndi gukubitwa n'abana banjye ndeba izo nakubitiwe mu itorero ndeba izo nkubitwa n'abanyamakuru ndeba izo nkubitwa n'abaje kuri kamera imbwira Imana nti uwite kucyo nkabiriza ariko ndikurira kucyo nkabiriza ngaho reka tuvugisha ukuri mbwira icyaha naba naragukoreye sibyo tureke ibyo abantu bavuga aho ndarura hazi aho nirirwa urahazi inzira zanjye zose kuva navuka nkava mu nda ya Erina Mukarugwiza mama mbyara mukecuru w'imfura wa Mana we mbwira icyaha nagukoreye gituma ukomeza kunkurikirana ukankorera ubugome ukemera ibiganza by'abarozi ziriya nkozi z'ibibi zo mu rusengero zihagarara kuri aritari ngo nindokore zikirirwa mu byumba by'amasengesho zikaza kunkubitisha inkuba zikantangira ibiguzi kuzimu ngo abana banjye bapfe dushire ukabyemera abana banjye bagasara bakajya mu muhanda bakirukanka ukabareba ukabihorera ntugire icyo bakoraho bakaza no kuri kamera ngo nabakozi bawe Mana ngaho bisobanurire umva Uwiteka ukuntu yambwiye bigatuma nongera nkakomeza yarambwiye ngo umva nkubwire abaje kukuroga narabitegereje Imana imbwira ukuntu baje kundoga imbwira ukuntu batangiye kubipanga ndi mu giterane Burundi imbwira ibintu baje gukora ku bana banjye imbwira ibiryo babagaburiye imbwira n'amafaranga bantangiye kuzimu imbwira umupfumu bagiyeho imbwira abo bajyanye mu bapfumu imbwira inzuzi bagiye bandohamo imbwira amafaranga bantangiye imbwira impfu irambwira ngo impamvu nabyemeye ngo nagira ngo bazamenye Imana yawe usenga kandi nagira ngo
niheshereze icyubahiro kuri wowe, hanyuma bamenye ko ndi Imana ifite imbaraga. Irambwira ngo ihangane kandi ukomere. Harabura agahe gato cyane cyane, urugamba rw'uburozi ngiye kururangiza iwawe, ngiye kugukiriza abana basubire mu mashuri, kandi uzabyibagirwa nk'ibitarigeze kubaho. Imbwiye ayo magambo ndavuga ntubwo Uwiteka agiye kwiheshereza icyubahiro kuri ngewe, reka nze nkomere. Haleluya. Nongere nkomere. Haleluya. Narongeye ndakomera, ariko ikibimbwira nakorewe ibintu Mana yo mu ijuru bikomeye, ariko ndashimira Imana. Kagahe gato yambwiye ngo bazakira, abana banjye barakize, nta nduru nta n'urusaku nyumva mu matwi yanjye, basubiye kwiga bose, hanyuma tumeze neza. Ndumva ntangiye kongera kugira ubundi buzima, ndishimye. Hanyuma reka nze nkubwire, ntuzongere kuvuga ngo kuki Imana yemeye ko ndwara, yagira ngo yiheshereze icyubahiro ku burwayi bwawe. Kuki narangije kwiga simite mbona akazi, yagira ngo yiheshe icyubahiro. Kubera iki nabyaye abahungu gusa, nabyo biyihesha icyubahiro. Kuki ari abakobwa bonyine, nabyo biyihesha icyubahiro. Kuki nyikodesha, kuki ntari kubona y'ubukode, kuki ntabyara, kuki mfite urugo rubi, kuki abantu banyanga, kuki bandwanya, kuki bampagurukira. Ibibazo n'amakuba bikuriho, Imana iragira ngo yiheshe icyubahiro. Burya ifite ubushobozi bwo kukurengera, ariko hari icyubahiro iri kuhashaka. Kandi reka nkubwire, ubuzima bwawe nibutagaragaramo icyubahiro cy'Imana, ntabwo izabutera inkunga. Imibereho yawe itagaragayemo icyubahiro cy'Imana, nta kintu yabivuze. Iterambere rya mama Sharirene ritajemo icyubahiro cy'Imana, ryahita rihagarara. Ubusitare bwa mama Sharirene butagaragayemo icyubahiro cy'Imana, yahita ibufungira aho ngaho. Ibyo ndya abana banjye kuba turiho uko tubayeho naho dutuye bitajemo icyubahiro cy'Imana, ntago yabitera inkunga. Ibintu byose Imana ishaka ko icyubahiro cyayo kigaragara. Niyo mpamvu rero utarukwiye kurira, niyo mpamvu wanyuze aho wanyuze. No comment. Ntuzongere kwibaza impamvu y'ibikuriho. Ndumva ashaka ko dusenga, umenya amakuru y'impamvu bikuriho, iri kugira ngo yiheshe icyubahiro. Tugiye gushimira Imana. Dushimira Imana, hari ibindi ho, hari n'ibikuriho, ariko dushimira Imana ko ishaka kwihesha icyubahiro kuri twe. Ndagushimye Mana. Haleluya. Haleluya. Ndagushimye ko udukunda kandi uratuzirikana, urashaka kwihesha icyubahiro kuri twebwe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro kubw'imigambi myiza ufite kuba waremye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro kubw'imigambi myiza ufite. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro kuko udutekerezaho buri munsi. Abantu bawe nibahishurirwe kandi bamenye imigambi myiza bafiteho, ibyago n'amakuba bibariho, uri kwihesha icyubahiro kuri bo. Ndagushimye kubw'imirimo y'amaboko yawe wakoze hagati muri twe, kandi ngushimiye ko ugifite umugambi wo kutugirira neza. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Sengeye abadukurikiranye, komeza kubahumuriza no kubakomeza, bamenye ko Uwiteka ufite umugambi mwiza kuri bo, kandi ko ushaka kwihesha icyubahiro kuri bo. Urakoze cyane. Icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Imana nibaha umugisha bari bakurikiranye iki kiganiro n'iri jambo ry'Imana. Hanyuma mukomeze mukore share, mukore subscribe abatarayikora, mwandike kuri comment, munaduhamagare nama n'ibitekerezo, nta kibazo. Hanyuma Imana ibaha umugisha. Amen.